araza yambabaje uwo mugore rwose मदर इंडिया कहो ahubwo nimba yarabyaye igihugu cyose cy'ubuhinde उनके पास कहने के लिए कभी भी कुछ नहीं होता abamama ntabwo bajya bavuga ku bakobwa babo bo mu buhinde ariko iyo bageze ku bana babo b'abahungu ababyeyi baba arabatakagize umuhungu wanjye लेडी से मैं मिली थी umugore twahuriye mu ndege we wagira ngo ni kapiteni w'abagore bandi atakagize umuhungu we none nibagiwe telefone yanjye nako ekuteri zanjye byibura ngo mwima amatwi adakomeza kugenda nsakuriza kumwihura n'umuntu nyine mu ndege akakwicaye nk'iruhande akagenda akubwira inkuru udashaka kumva उसके बाद मेरे मॉम डैड आएंगे और हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे naje mu bukwe hakunino nyuma y'ubukwe nzahita nsubira iwacu ngiye n'ababyeyi banjye twimukire muri Amerika भरे पड़े वो यहाँ पर अपना डेरा जमा लेते हैं abantu benshi rero beza bo mu buhinde bahitamo kwimukira muri Amerika ugasanga ubuhinde busigaranye abantu babi gusa करने चाहिए leta yakagombye gukumira pasiporo z'abantu ikavuga ati देना चाहिए nta muntu mwiza uzongera gusohoka mu buhinde maze abantu babi leta ikajya basohora mu buhinde ahubwo ikabaha viza z'ubuntu bakajya muri Amerika क्या बात कर रही हो ये हैदराबाद है hano turi muri Hyderabad तो तुम्हें uyu mujyi wagukunze ntago ujya uvamo से कभी इतना प्यार नहीं करें je Hyderabad ntago inkunda ऐसा क्यों लगता है कि sinzi impamvu मैं यहाँ मिलने आई हूँ मेरी तकदीर में abantu mba nshaka guhura nabo cyane nifuza guhura nabo ntago njya mpura nabo kari umukunzi afite baburanye It's getting late. Okay. nako ndagiye dore buranije It was really nice meeting. byari na byiza guhura nawe byiza guhura nawe bye yaramusezeye हेलो प्रिया Priya और हुआ तो शहर तुमसे प्यार करने लगा तो जैसे ari wabona we ibyo wifuza guhura nabyo biri ahandi nanone ahubwo akari ugiye guhura n'abantu ko kubyibanya wakagombye kubuhura nabo kumbe ko kuye uze yifuza dore bahuye कर रहे हो हिलो मत प्रकाश hasi Prakash wagumye mwe kwambika पता है ना मैं एक शादी में गई थी rero ubwo naragiye mu bukwe yego बार सुन चुका हूँ अब wabimbwiye inshuro nyinshi एक बार और सुनो banza unyumva ariko ए, तुम्हारी रिंग कहाँ गई madayi impeta yawe iri कौन सी रिंग iyihe mpeta रिंग तुम्हें शादी की सालगिरह में mpeta nagoye kuri anniversary yacu हाँ वो रिंग हाँ, नकली isabukuru अंगूठी दी थी और ऐसे चौंक रहे हो जैसे कोहिनूर हीरा दिया iriya mpeta yari fake iciriritse umva बैठो जरा cara hasi nkubwire madamu अरे बाबा तुमने जो रिंग दी थी ना